umva ukuri, umunsi w'ikiruhuko ni isabato, si icyumweru, ni samedi, ntabwo ari dimanche. Mu byiza Imana yageneye umuntu harimo gukora, hakabamo no kuruhuka. Kandi umunsi Imana yagennye ko abantu baruhuka ni umunsi w'isabato. Ufite imigisha igera kuri 3 wihariye, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 haragira hati: ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa, ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ari we Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Umva ukuri, umunsi w'isabato Imana yarawuruhutse, iraweza kandi uhumugisha. Inkomoko y'umunsi w'isabato ni ku Mana, naho icyumweru gikomoka ku muntu, nk'uko uwagishyizeho amateka abigaragaza yuko ari Silvestre wategetse mu kinyejana cya 3. Umva ukuri, umunsi w'isabato ukwiriye kubahirizwa kandi ukubahwa n'umuntu wese uvuga ko akunda Imana. Nta nkomoko n'imwe wishingikirije kuri Bibiliya wasanga ku icyumweru gikomoka ku Mana. Ababigerageje barabizi, n'abatarabigerageza twagusaba yuko wazagira umwete wo kubaza umuyobozi w'idini waba usengeramo riruhuka ku cyumweru, aho umurongo umwe waboneka muri Bibiliya ukwemerera kuruhuka ku cyumweru. Nta na hamwe haboneka uhereye mu Itangiriro ukageza mu Byahishuwe. We kwishingikiriza ku magambo atarayukuri avuga ngo isabato ni iy'Abisirayeli, kuko isabato yabayeho Abisirayeli batarabaho. Mu itangira ry'isi ikiremwa, Imana niho yashyizeho isabato, kandi n'abanyamahanga batari Abisirayeli bategekwaga kumvira isabato, nk'uko byanditswe muri Yesaya igice cya 56 umurongo wa 6. Haravuga hati: kandi abanyamahanga bahakwa kuwiteka, bakamukorera bakunze izina rye, bakaba abagaragu be, umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Aba ni abanyamahanga. Ijambo ry'Imana ritegeka yuko umuntu wese wubaha Imana akwiriye kubaha n'amategeko yayo yose. Isabato ni rimwe mu mategeko 10 Imana yahaye abantu ku musozi Sinayi. Bikaba bisaba yuko buri muntu wese yayumvira nk'uko yumvira n'andi mategeko yose. Umva ukuri, isabato ntabwo yatanzwe nk'itegeko rishya. Niyo mpamvu byanditswe mu gitabo cyo Kuva 20 umurongo wa 8 havuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Bireba buri muntu wese, mu mahanga yose, mu ndimi zose, n'amoko yose. Umva ukuri, isabato yatangiranye n'irema, isabato yahawe umugisha, isabato ni itegeko ry'Imana. Umva ukuri, isabato umunsi wo kuruhuka ni isabato, ni umunsi wa 7, ni samedi, ntabwo ari dimanche. Umva ukuri.